nkomeje kubashimira ku cyizere mudahwema kutugirira. Nanjye mbabwira ko I'm very proud of you. Si fier de vous. Nishimira gukorana namwe mwese kandi nishimira ko hari impinduka nyinshi zigomba kuba zikomeza kuba ku bantu dukorana kubera ko navuga ko zirakenewe cyane. Uyu mwanya reka tuvugane ku kintu cy'ingenzi, reka mvuge ko kibumbatiye ubuzima bwose bw'ibyo tubamo cyitwa igihe. Time dufite adage mu gifaransa no mu ikunda yavuye cyane mu cyongereza ivuga ngo time is money. Igihe ni amafaranga. Abantu bose barabivuga ngo time is money, ariko reka tubirebe kuntu time ari ikintu gikomeye. Iyo umuntu mubajije ngo uramubaza yitwa nde, akavuga izina rye, akavuga ati nitwa Esdras, ariko umubajije ngo ufite imyaka ingahe, ahita akubwira ngo mfite imyaka 22, akaba ngo 22 years old, 40 years old, 10 years old, imyaka 5 y'ubukure. Bivuze iki? Bivuze ko ubuzima bw'umuntu bubarwa mu gihe. Ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese bubarwa mu gihe. Agaciro ka byose ni igihe. Tugiye kuvuga rero ku buryo bwo gukoresha igihe neza, kuko ubwo bivuze ko gukoresha igihe neza, time equal life. Time equal life. Igihe kingana ubuzima. Ubwo gukoresha neza igihe, gukoresha neza igihe ni ubuzima bwacu bwiza bubigenderamo. Reka mvuge rero uburyo bwiza bwo gukoresha igihe. Ntabwo umuntu ashobora kongera umusaruro atareba ku gihe. Hari ibintu biba mu mibare bidahinduka, sinzi uko nabigereranya, ariko igihe ntigihinduka. Amasaha azakomeza kuba ari 28 ku munsi. Ubwo mfite ubuzima bungana na 24 ku munsi. Ubwo buri segonda na amafaranga cyangwa se n'ubuzima. Buri munota na amafaranga cyangwa se n'ubuzima. Umuntu aryama amasaha, nibura ikigereranyo na amasaha 8 yo kuryama. Ikigereranyo kiri rusange cyo gukora na amasaha 8. Bivuze ko aya na amasaha 16. Bivuze ko nibura amasigaranye amasaha 8 yo kubana n'umuryango. Reka mvuge amasaha 8 nayise amasaha ya enjoying life, your life. Do amasaha yo kwishimira ubuzima bwawe. Ku bantu bankurikiye murabona ko aya na amasaha 28 niyakubiyemo ibyo dukeneye gukora byose mu buzima. Ariko nkavuga ko guhungabana kwa hamwe guhungabanya ahandi. Ni gute rero uburyo bwiza bwo kugira ngo umuntu akoreshe igihe kandi atange umusaruro mu gihe cye gikwiriye, kandi byose byagenze neza. Bivuze iki? Umuntu akeneye gusinzira neza, akeneye gukora, akeneye no kwishimira ubuzima bwe abamo. Bivuze ko urebye amasaha yo kwishimira kuba uriho, nta saha nimwe ugomba kubaho mu buzima bwawe utishimye. Nubwo kubabara bibaho, nubwo kugira ibibazo by'ubuzima bibaho, ariko umuntu akora ibishoboka byose kugira ngo ibibazo ibyishimo bye bimwibagize umubabaro. Bisaba rero ko umenya gukoresha neza, tumenya gukoresha neza igihe. Reka tuvuge ko dufite bokari. Iyi bokari dufite amabuye manini, dufite amabuye aringaniye, dufite amabuye mato cyane, tukagira n'umucanga. Batubwiye ko tugiye kubishyira
muri tugiye kubishyira muri iyi bokari yacu cyangwa se muri iyi ndobo yacu. Biragaragara ko nitubanza umucanga wenda turaza kuwuzana kuko byose biri ku kigero kimwe birangana. Umucanga wacu wenda uraza kugera ahangaha. Dukurikizeho amabuye yacu matoya, dukurikizeho ya mabuye aringaniye, dukurikizeho ya mabuye manini. Urabona ko muri bokari yacu amabuye atabashije kujyamo. Ya bokari yacu amabuye manini ntabwo yabashije kujyamo. Reka amabuye manini nyagaragaze gutya mu nyuguti y'umutuku. Muri kubona ko amabuye manini yabuze aho ajya. Bivuze iki rero? Iyi bokari yacu ni amasaha 28 y'ubuzima tugira umuntu aba afite buri munsi. Iyi bokari nindamuka nyishyizemo nkayibanzamo umucanga, uhita kufata umwanya w'ahantu amabuye yandi hangakurikiza amabuye matoya, biraza kurangira amabuye manini ntabonye aho nyashyira. Umucanga ni iki? Ni social media. Umucanga ni iki? Ni ukuganira n'inshuti zanjye. Umucanga ni iki? Ni ukujya gukora uturimo twa tundi two mu rugo twibanze. Amabuye matoya ni iki? Ni ugusoma ibitabo, kwiga. Amabuye aringaniye ni iki? Ni ukuvugana n'abakiriya bitewe n'akazi dukora. Aya mabuye manini ni bya bikorwa byinjiza amafaranga, bya bikorwa byinjiza amafaranga, money making activities. Tuzita mu rundi rurimi tuzita MAS, money making activities. It is an activity that is making money. Reka turebe noneho uru rugero mu buryo bundi. How to manage time when you are working, when you are making productivity, when you are making business. So, when you are making business, you have to make sure you have the same bokar. Ya bokar yacu. Dufite amabuye manini aringaniye. Amabuye aringaniye. Dufite amabuye matoya. Dufite ibibuye binini hano. Tukagira n'umucanga. Murabona ko byose biri ku kigero kimwe. So noneho kugira ngo bokari yanjye, how to make productivity, increase productivity, increase productivity, kongera umusaruro w'ibyo dukora. What to do? So ya bokari yanjye ndabanzamo ibibuye binini. Mwabonye ko amabuye manini yihariye hafi 1/2 cyangwa se cy'igihe cyanjye, amasaha 10 nangahe n'abiri, kuko twabonye ko ibokari ingana n'amasaha 28. Nindangiza ndashyiramo amabuye amwe aringaniye. Rimwe rihita rishaka nk'inzira ukajya kubona rijemo hano, irindi rikazamo hano, irindi rikamanukamo hano, kubera ko ribona inzira byoroshye rikaza hano, irinda aha. Ariko nabanje ngewe iki? Amabuye manini. Nkurikizaho ya mabuye mato.
kubera ko ari gato gahita kashaka nk'inzira kakamanuka hano, ukajya kubona akabona kajemo hano, ntikabura aho kanyura kuko ari gatoya. Nyuma nze gushyiramo, murabona ko nta nubwo biri ngombwa noneho ko byipanga nkuko twari twabibonye kuri slide ya mbere, ahubwo hano nshyiremo urumva yamabuye mato kuko ntabura ko agenda asigaramo. Hano noneho nsukeho wa mucanga. Buriya amabuye kugerekerana hejuru ukayatsindagira ntibyemera, ariko uyu mucanga uko utsindagira ni kugenda umanukamo hano. Ngo ushakamo inzira kuko aho ibuye riri umucanga ntubura hunyura, apfa kuba ari ibuye. Muraza kwibona ko wa mucanga wanjye uraza kuzamo hano. So how do I plan my time and how can we make more productivity? Nimureba bokari ya mbere, amabuye yabuze aho ajya kubera ko habanjemo umucanga. Akazi kose dukora, it is in our mind. Umukino mwiza ni mu mutwe, selling mu mutwe, leadership mu mutwe, kwigisha mu mutwe, byose bihera hehe? Mu mutwe. Iyo ugira ngo utange umusaruro mwiza, byose bihera mu mutwe. Uku kuntu iri somo nditanga rihera mu mutwe. Buri kintu cyose ukora gihera mu mutwe. Ubu rero dufite generation aho imitwe yabo itandukanye n'ibyo bakora. I'm sorry to say it, but I have to. Aho umutwe wabo n'ibyo akora biratandukanye. Ibyo akora arabizi ajya kubikora, ariko umutwe we wuzuyemo social media. Ahora muri social media kuri telefone, bamuhamagaye ibunyana kabinya. Iyo ubanje umucanga, you free your mind and your time n'ibintu bitagufitiye umumaro. Mu mwanya hareta hikubitaho inshingano z'urugo utakoze, zari zifite umumaro, zihite zizamo. Nibirangiza uhite wibuka umuntu utatabaye, uhite wibuka amafaranga utohereje, uhite wibuka utuntu utakoze, uhite kudukubitamo. Saa 11 z'umugoroba zigeze, ya modoka imwe igenda ibwira abantu ngo bave mu nzira bataye hakiri kare, ukatangira kwibuka imirimo utakoze. Ariko n'igihe kitari cya corona niko bigenda, usanga abantu bafata imirimo myinshi y'ingenzi ari nayo ituma babona akazi, ikaza kujya nyuma. Buri gihe agahora n'ibirarane by'akazi atakoze. Nibwo atangira kubwira abakoresha be yuko akazi ari kenshi, ariko akazi ntabwo kajya kaba kenshi, ahubwo kudacunga neza igihe byo bihindura akazi kuba kenshi, kuko buri gihe usigaza ibintu by'ingenzi utakoze. So what if we change now? Kugira ngo productivity yongere, birasaba ko habaho guprioriza ibikorwa. If it is making money, put it at the first time. Mu gitondo ukibyuka utarafata telefone yawe, ndabiza abantu bose bankurikiye bafata social media mbere ya byose. Nanjye narumwe muri abo, and ntabwo nabihindura kugeza igihe icyemezo ndagifatiye. And from that time I increased my productivity. So if it is making money, naba ari byo ukora bwa mbere. Tangira wibaza ikibazo ngo niki kintu ndi bukore uyu munsi kinyinjiriza amafaranga, kiri buze kunyinjiriza inyungu. Aba ari cyubanza mu masaha yawe ya mbere. Saa 11 niba ari hubyuka, niba ari saa 12. Nabonye abantu muri iyi minsi basigaye babyuka saa 2. Guys, you are going to struggle. I tell you the truth, you are going to struggle. Ntabwo iki gihe ari igihe cyo kuryama, ni igihe cyo gukora tukongera umusaruro, kuko amasaha meza yo gukora ni amasaha ya mu gitondo, umuntu akiri fresh mu mubiri we, agifite imbaraga zo gukora, kugira ngo aze no guteganya igihe cyiza cyo kuryama nk'uko byagenwe, kuko ijoro ryagenewe kugira ngo abantu basinzire. Ahangaha rero bya bintu by'ingenzi byo gukora nibyo ubanza. Ikibazo nibaza rero ni iki kugira ngo binkundire, kuko iyo ugiye kureba ibi bikorwa byose uko bihari usanga ari ingenzi. Ukora iki kibazo wibaza, nicyo nge nibaza buri munsi. Is it making money or not? If it is not making money, it is not in my priority. Niba bitari kwinjiza amafaranga, ntabwo biri mu bintu by'ingenzi ngomba gukora nonaha.
bigenda bite? Icyo gihe mfata igikorwa cy'ingenzi kinyinjiriza amafaranga, nicyo mbanza hano. Mu kazi nkora klasoma, nkareba amafayiro, nkareba ama emails y'abakiriya, ariko email mba ngiye kureba ni email yinjiza amafaranga. Appointment njyamo ni appointment zinyinjiriza. Iyo tuvuze ariko ibikorwa byose ntabwo ariko biba byinjiza amafaranga. Hari ibintu abantu badakora ibintu byinjiza amafaranga buri munsi, n'urugero nk'abanyapolitike baba bisaba bakora amanama runaka, amanama ariko nayo yinjiza amafaranga, kuko burya iyo bakoze bya bindi byose bituma bisigasira ibyo dukora, nibyo bituma twebwe dukora. Twebwe rero iyo dukoze dutanga umusoro nawo ugahemba babakozi ba leta bava badukoreye bya bindi, babakozi bakora muri bya bikorwa bitinjiza amafaranga direct. Burya ni twebwe tubahemba, ni twebwe dukora imihanda, ni twebwe dukora amavuriro, ni twebwe twubaka amashuri, ni twebwe twubaka iki. Ni ukuvuga ngo abangaba nabo akazi kabo nuko priorite nabo bayiha bya bikorwa bituma twebwe akazi kacu kagenda neza. Harimo umutekano, harimo imiyoborere myiza, harimo amategeko atugenga, harimo kureba amategeko areba yuko ibikorwa ibyo bashyizeho byubahirizwa. Gutyo turi kujyana ibyo byose nabo nibyo byibanze kuri bo. Natwe rero ibyibanze kuri twebwe ni biki? Ni ugufata bya bikorwa byinjiza bizana umusaruro, nibyo biza bwa mbere. Hakaza gukurikiraho bikorwa rero bindi bigirira umumaro abandi mukorana. Ndavuga ngo if it is supporting my team, I'm going to do it. You get the point? So nkora igikorwa cya kabiri ndeba ngo ese iki gikorwa kiri gufasha timu yanjye, kiri gufasha abo dukorana, nibyo bikorwa biza bwa kabiri. Ibyo byishakira umwanya muri ya masaha bihita biwubona. Hakurikiraho ibihe bikorwa rero, hakurikiraho ibikorwa bijyanye na social media. Noneho twavuze ko ari ingenzi, kuko ibyo nkora ngomba kubimenyekanisha, abantu bagomba kubimenya, abantu bagomba kumva ibyo dukora n'uburyo tubikora. Ibyo byose nibyo bikorwa bikurikiraho. Igikurikiraho kindi ni umuryango wanjye. Mwaza kugira ngo muraza kwisanga ko hano umuryango wanjye saa 11 ngomba kujya kuwureba. Nkajya kureba, nkareba abana, nkareba umudamu tukaganira, uri ufite umugabo ukajya kuganira n'umugabo wawe cyangwa n'abana bawe cyangwa n'abavandimwe bawe naho ngaho n'inshuti zawe. Ibi byose ubyinjiramo amafaranga hano yamaze kwinjira. N'ibikorwa by'ibanze usanga buri munsi nta stress irimo. Abajya gusenga ubona umwanya wo gusenga, abajya guterana babona umwanya wo guterana, abajya gusura abavandimwe hano ushobora kubona umwanya wo gusura abantu. Ibi byose bigakorwa, ariko bikorwa igikorwa cy'ibanze cyamaze kuba. Hari abantu mukubwira ngo ngiye ngo ntabwo nzaba ndi mu kazi, ngo nzaba nagiye mu bukwe. How man? Ubundi ubukwe bukenera abantu bangahe? Ubukwe bukenera amahirwe yabibi byagumaho bikanashoboka gutyo. Nuko ubukwe ubundi bukenera umugabo, umusore n'umukobwa n'ababyeyi babo na pasiteri cyangwa padiri babandi babana nabo. Abandi niba if it is making if you are making productivity, go to make productivity, go to make korera ubuzima bwawe, ukorere n'abana bawe n'umuryango wawe, ubakorere kugira ngo ejo bazajye imbere. And at the end of the day wamaze gukora ibi ngibi bitaho ubukwe nta kibazo, ibi biraza kuzamo, ariko urajya utaha ubukwe uri kuvuga ngo n'ibindi byamaze kugenda neza. Nizere rero yuko tubasha kubikora ibi ngibi. Iyo ubikoze buri munsi usanga yuko ugikorwa kikwinjiriza, nta gikorwa uregreta. Kandi iyo uregrese ibi ngibi kutasuye runaka, kutagiye kureba runaka, we wanabishyira ahandi, ariko iki gikorwa kikuza kikwinjiriza inyungu, hari igihe kiba cyabonetse uwo munsi ejo kitazongera kuboneka. Please twatangira kubishyira mu bikorwa, and we can make good productivity, increase our productivity, twakongera umusaruro w'ibyo dukora. Mwakoze. Inshuti yanyu coach Esdras Karekezi.